So banyarwandakazi ndi out ndi guhumeka umwuka w'inyarugenge, ndameze neza, ndi kumwe na Petit Frere, inshuti ya mbere mw'ubu buzima mw'ibintu dukora byo kwamamara. Inshuti ya mbere uba ufite ni umuvandimwe wawe, ni famiye yawe, nibo bantu ba mbere barira byatari iyo wagize ikibazo, urumva. So uyu ni Petit Frere, ari mu bantu rwose bashikamye bakavuga ati agomba kundwanaho business yanjye ya Buri Kantu Art ino ikora ibintu by'ameza n'ibiki byose, niwe wari wayisigaranye. Bishaje kuvuga ngo igihe cyose mfite ikibazo, igihe cyose ntahari, ujya kuri shop uzasanga uno muri Jean, urumva. Abantu bose batanze ama order ntagihari, bishaje kuvuga ngo ntibakunze Buri Kantu kubera ko mari bakankunda ntagihari, bagatanga ama order yabo bihangana. Hari nabo bari bampaye ama avance yabo mfungwa nyafite, urumva. Ariko still barihangana, bajya kuri office babwiye umujene ati umuhungu wawe arafunze, niba Buri Kantu mukuru wawe afunze tuza twebwe umwumva utuje, ntabwo tuzaza kubikwishyuza. Ubu ndi out na brother wanje, tugiye kujya tubakubita ikintu cyitwa ibikoresho. Mwana muri iyi industry mwana ibintu biba ari bibi. Hari abantu bagira ngo mwana warabikiye, nuko wari uri jail man utasonaga, ariko ngiye umutima mwana babaga wenda kumeneka, urumva. Niyo mpamvu rero ndi kuvuga ati mwubaka kaneke. Ariko mwana umuhungu ameza nibo muri kumubaza mama, uyu mwana